Yes, mwongeye kwirirwa neza abakunzi ba Space TV, Space Corp TV mwese turabasuhuje. Nkuko twabyemeje rero buri munsi cyangwa se nibura buri kimwe tugomba kuzajya tubibona akantu k'ikoranabuhanga nkuko moto yacu ari ikoranabuhanga iwacu. Uyu munsi rero ukaba ari umunsi twateguye kubereka uburyo ushobora guhuza WhatsApp yawe ndetse na mashine yawe, bikaba byagufasha kujya ukoresha mashine waba ufite telefone yawe hafi cyangwa se waba utanayifite hafi, kuko byose birashoboka. Ese wari uzi ko wakoresha WhatsApp yawe ku mashini kandi utari kumwe na phone yawe niyo waba wayibagira iwawe mu rugo cyangwa se yaba yazimye? Si ngombwa ngo ibe ifite internet kandi ukabasha gukoresha WhatsApp yawe, noneho wende mashini yawe na telefone yawe byaza kwa biri kumwe cyangwa se byose bicanye, hakaba habaye ikintu bita synchronization za mashini, za message ziri kuri mashini zikaba zanaba synchronize cyangwa se zikaba zanajya no kuri telefone yawe. Uyu munsi rero ngiye kubereka uburyo ufasha gukoresha telefone yawe ku mashini, ndetse iyo telefone yawe yaba izimije cyangwa se itazimije, WhatsApp wahuje na mashini yawe ukabasha kuyikoresha niyo waba wayibagiriwe mu rugo. Ibi rero bifasha iki? Bifasha mu rugero, nk'urugero nabaha nka kundi uva nko mu rugo wihuta, wagiye mu kazi, wagera ku kazi ugasanga wenda n'urugero telefone yawe wayibagiwe, wenda wari buze gukoresha message mu kazi kawe ka buri munsi, umunsi ku munsi, abayobozi wenda mufite groupe muhuriraho bagomba kuguha amakuru umunsi ku munsi. Rero iyo wahuje telefone yawe na mashini, si ngombwa ngo telefone yawe uyifite, si na ngombwa kandi ngo telefone yawe ifite internet cyangwa se ibicanye. Igihe cyose wahuje telefone yawe na mashine, ushobora ku accessinga message za WhatsApp, hanyuma wagera mu rugo igihe ya telefone ubashe kwicana cyangwa se ubashe kwigira access. Ikintu kiba nta kindi, habaho ikintu cyitwa synchronization, za message bashije kohereza ku mashini zikaba zanaza no kuri telefone yawe. Bifasha kandi ikindi bifasha mu buzima bwa buri munsi, ni kwa kundi gukora nko muri company runaka, bagenzi bagahora babona buri munsi uri kuri telefone, uri kuri telefone, uri kuchatinga kandi ntibigaragare neza. Ubwo rero kugira ngo wirinde ibyo bintu byose, ikintu wakora nta kindi nuko wafata mashine yawe igihe cyose uzafite internet, iyo mashine yawe ukabasha kuba wayihuza na WhatsApp yawe, hanyuma mu gihe wibereye nko mu kazi, telefone washaka ukanayishyira no mu gikapu cyangwa se mu gatiriwari, warangiza rwose ukajya wikorera, ndetse ukabasha ku accessinga WhatsApp yawe, ukabasha gusubiza inshuti zawe nta muntu ubashije kugira gute kukwinubira. Uyu munsi rero nibyo ndibuze kubigisha, hanyuma ubwo namwe murajya mushyira muri commentaire ibyo mwifuza ko twazajya tubaganiriraho mu gihe kiri imbere, kugira ngo dukomeze kujya twungurana ubumenyi. Ibi rero ngiye kubereka nta kindi bisaba ko uba ufite mashine yawe ifite internet, hanyuma nta kindi bisaba ugafungura browser wenda reka nayo nyivugeho. Browser ni application yaba yarakozwe kugira ngo adufashe kuba twatembera, niba twatembera navigating online. Navigating ni nkuko watembera online wifashishije browser. Ubwo browser dufite izitwa Chrome, dufite izitwa Google Chrome, tukagira izitwa Opera, tukagira izitwa Microsoft Edge, bitewe n'iyo ufite mu mashini yawe, bitewe n'iyo wifuza ushobora kubikoresha. So rero uyu munsi ngewe ndakoresha iyitwa Chrome. Hanyuma kugira ngo uhuze telefone WhatsApp yawe muri telefone yawe niyo ku mashini, nta kindi bisaba kwandika ino link nkuko muri kubona ndi kuyandika, ukayandika neza: web.whatsapp.com, web.whatsapp.com. Hanyuma wamara kwandika web.whatsapp.com, ugakanda buto ya enter. Hanyuma muri kubona ko haje ahantu handitse ngo login into WhatsApp web. Aho ngaho nta kindi bisaba rero, uhita ufungura WhatsApp yawe usanzwe ufite kuri telefone. Hanyuma wamara gufungura WhatsApp yawe usanzwe ufite kuri telefone, ukareba hagana hejuru ahantu handitse ngo WhatsApp. Hirya ya WhatsApp ku ijambo WhatsApp hari ahantu hari utuntu dutatu, ukadukandaho. Wamara kudukandaho ugakanda ahantu handitse linked device. Wamara gukanda ahantu handitse linked device, ugakanda ahantu handitse link a device. Kuri telefone yawe ushobora guhuza WhatsApp yo kuri telefone yawe n'imashini nibura enye, maximum ni imashini enye. Bivuze ngo nshobora kuyishyira kuri no mashine yanjye,
nkayishyira ku yindi ariko maximum zigomba kuba ari machine enye. So iyo umaze gukanda kureba aho hantu twari tugeze, uhita ukanda ahantu handitse ngo scan QR, link device, akahita haza akantu kavuga ngo to use WhatsApp, bakakubwira ya link n'ubundi tumaze gukoresha hano hejuru. Bamara kukubwira bakaguha akantu kameze nka appareil, ikindi nta kintu na kimwe ukora, uhita ufata telefone yawe ugasa nk'ufotora bino bintu by'amagambo y'umukara, ugafotora mpaka rira jambo bira bintu by'umukara bivuyemo. Icyo gihe telefone yawe ibiri kwihuza, WhatsApp iri muri telefone yawe ibirimo kwihuza n'iriya link mubona twashyize hano hejuru yo kuri web browser cyangwa se mu machine. So bitewe na network yawe ufite urana irarodinga ahangaha, irarodinga to your chat, irarodinga mpaka ubonye interfaces aho ubasha kubona amazina y'abashuti bawe, ndetse nkuko mubibona aba n'abashuti banye ndi kubona ahangaha. Urumva rero iyo bimeze gutya kaba kabaye, kiba gisigaye nta kindi n'ubu ushaka hano kuganira nawe ukamukandaho, cyangwa se washaka kwa updatinga status nabyo birashoboka. Hano ku ruhande hari uburyo ushobora kuba wakwa update, hano hari uburyo wareba n'amastat y'abashuti bawe, hari uburyo wareba message nshyashya, hari n'uburyo wa composinga cyangwa se wakwandika new chat bitewe n'ibyo ushaka. So uburyo biroroshye rero, nta kindi bisaba, ni iki ngiki, ni ugufata telefone yawe ukareba ko ino link wayishyizemo neza, iyi link washyizemo neza, hanyuma haza ya QR code, ugafata telefone yawe ukajya handitse linked device, warangiza rwose ukabihuza. Iyo umaze kubihuza biba byarangiye, nuko nguko rwose. Ubutaha iyo umuntu akwandikiye hano message uhita uyibona, ndetse ukaba wayikandaho ukayisoma hano ku ruhande mukamwana chatting. Icyo gihe bifasha yuko uzajya uhora uri focused ku mashini yawe, ku buryo nta nushobora kumenya yuko warangaye cyangwa se utarangaye. Murakoze cyane rero, ibindi turavugana muri komanteri nk'ibisanzwe.